Agafilime kacu tugatangiranye n'umubyeyi wari urimo wirukankana umwana, ntabwo tuzi uyu mubyeyi uyu mwana arimo aramwirukankana amujyana hehe. Barakwereka inyuma ye hari umusore wari urimo amwirukankana, niba ari umugabo we ntabwo mbizi. Uwo mugabo yari afite ikibando akomeza kwirukankana wa mubyeyi, ariko tutazi ngo akomeje kumujyana hehe. Umubyeyi yakomeje kwirukanka cyane, akomeza kugenda ataka, ariko umugabo nawe amuri inyuma n'igikoni yakomeje kumwirukankaho cyane. Umubyeyi akomeza kwirukanka cyane asatira ahantu hari amazi, akomeza kuvuga ati mwana wayo mwamaye ubufasha. Yakomeje kwirukankana wa mubyeyi, umubyeyi nawe akomeza kugenda, arangije araza ahita yitsimba aho hari inyuma y'igiti, ahita yicara aho ngaho, akomeza kwicara. Undi nawe akomeza kuza amukurikiranye, ikigaragara cyo nuko yamushakaga ngo amugirire nabi. Yakomeje neza, haburaga gato ngo amubone. Umudamu ahita yihisha inyuma y'igiti, akomeza kwihisha cyane, akana gakomeza gutaka, akomeza kubwira ati ceceka humura, ndabizi neza ko Imana iraza kudukiza. Umugabo yakomeje kureba hirya no hino, akomeza kuvuga ati wakunyereka n'ubundi nkahita ngufunagura, ati nako karekanye nkahita nkajyana. Umugabo byamaze kumucanga, bikomeza kumuyobera. Umudamu yaramaze kumubura. Umudamu nawe yakomeje guhoza akana, ubona ko disi byari byamaze kumuyobera. Yakomeje guhoza akana, umugabo nawe akomeza kwitotomba, aravuga ati n'ubundi ayibuze uko byamera kose ndaza kukubona, ati n'ubundi ubwo wanancika n'ikindi gihe nzagufata. Umugabo yahise afata inzira aragenda. Barakwereka umudamu aho yari yicaye, yahise ahaguruka bwangu, aravuga ati uko byamera kose n'ubundi buriya ubwo agiye ntabwo ari bubashe kuba yambona. Kandi uyu mudamu nta yindi nzira yari afite yo gucamo uretse guca mu mazi, nta bundi buryo yari afite. Kandi wibuke neza ko uyu mudamu ateruye akana. Umudamu yakomeje kugenda gake gake atambuka yitonze, arangije ahita aca muri ya mazi. Yari amazi menshi cyane, kandi wibuke ko uyu mudamu yari afite n'akana mu ntoki, yari ateruye akana mu ntoki disi. Barakwereka yakomeje gutambuka yitonze gake gake, wibuke neza ko afite n'akana. Atangira gushima Imana ati Imana yanjye urakoze cyane, ati kubunyijije. Yo yakomeje gutambuka yitonze na kakana, kandi wibuke neza ko aya mazi ni menshi cyane kandi aramurengera. Yakomeje gutera intambwe biranga, yo yahise yitura muri ya mazi na kakana. Yo ako kamwanya hari umumarayika uri mu muhanda, yisagarika imodoka yari iturutse ku ruhande, arayibwira ati n'ubundi nkeneye ubufasha. Yahagaritse imodoka. Muri ako kamwanya wari utwaye imodoka itahagarara, agira ngo ni ikibazo cyari kibaye, cyangwa se agira ngo ni ipine ritobotse. Areba munsi, marayika ahita amuvugisha n'ubwo ati nkeneye ubufasha bwawe, ngwino nkwereke ujye kumfasha. Ati ndabizi neza ko ushoboye, kandi ikintu ngusabye utakonga kukinkorera. Ngwino nkwereke umubyeyi ugiye gutabara, ngwino nkwereke n'akana ugiye gufasha. Bishoboke ko rwose wakenera kumubufasha kandi watabara. Ndabizi neza ko ubufasha ngusabye ugiye kubuma. Barakwereka marayika yahise amwereka ati ngwino tujyane makwereke, maze ubundi umereze ubufasha. Umusore yakomeje kumubwira ati ariko sikura mfite urugendo rwanjye kandi ndi kugenda, ikibazo kiri ariko tugende nta kibazo, nyereke mbashe kuba nagufasha, cyangwa se nanjye mbashe kuba natanga ubufasha. Barakwereka baciye muri ya mazi gake gake, marayika yari amuri imbere, akomeza kugenda amwereka amubwira ati ngwino tugende n'ubundi, ngwino makwereke tugiye kuhagera, we wirambirwa, ati wigira ikibazo n'ubundi kuko twahageze. Yarahindukiye marayika disi ahita amwereka ati nagira ngo utabare kara kaziranenge kakana, nagira ngo gatabare kubera ko nakabonye kuriya nanjye ngakura muri ariya mazi, ati ariko kari gakeneye ubufasha disi bwihutirwa. Barakwereka wa musore yaraje wari utwaye imodoka, yaraje aterura wa mwana, aravuga ati disa kakana ni nakeza cyane, nanjye ngomba kugatabara. Kandi ati kandi udakoze ubufasha ngo ngo utabara akana nk'aka ngaka wabuhemutse cyane, Imana yazaguhana. Yakomeje guterura akana disi amubwira uburyo akana ari nakeza, ahita anamubwira n'uburyo akana anakazi disi. Aka kana kari aka mukuru we, ariko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye. Ikigaragara cyo nuko mukuru we atashakaga kano kana. Barakwereka disi marayika yakomeje kumubwira ati we jyana ako kana ukomeze ugende ukiteho, ati ndabizi neza ko bizagenda neza. Ako kamanya marayika yakomeje kumusobanura, akomeza kumubwira ati n'ubundi uwo mwana ni umuziranenge kandi ubona ko akiri mutoya, ati kandi akeneye kwitabwaho. Ati ahubwo icyo nshaka no kugenda uwo mwana ukamwitaho kandi akamera neza, kandi ibintu bizagenda neza cyane. Yo marayika yakomeje kumubwira ati rero ngaho ugenda wite ku mwana, ati nanjye ndagiye kandi ndagusezeranyije ko bizagenda neza. Barakwereka wa musore yakomeje kuguma aho ngaho. Ikikwereka garagara cyo nuko ku ruhande wa mubyeyi yari amaze kugwa mu mazi, ariko yakomeje kureremba, ariko sinzi umuntu wari wamurobye. Ikigaragara cyo nuko ari marayika wari wamushyize ku nkombe z'amazi. Barakwereka wa musore nyine wa mugabo wakomeje kwirukankana wa mubyeyi n'akana, yahisaza undi musore wari wakije kano kana, ahita yirukanka cyane, aravuga ati n'ubundi atansanga aha ngaha, agakomeza kumugirira nabi. Yahise areba mu mazi, ahita abona wa mudamu ari ku nkombe, araseka cyane, aravuga ati n'ubundi uko byamera kose, ati ahubwo iyo nza gusanga ahubwo byarangiye. Yahise afata inzira ava muri ya mazi, nawe ahita yirukanka cyane, akomeza kugenda. Barakwereka wa musore watoraguye ka kana, yahise akazana mu rugo, ahita avuga ati reka uko byamera kose ngashyire mushiki wanjye, nawe n'ubundi arakomeza kukitaho kandi bizagenda neza, kakana n'akaziranenge. Yo barakwereka disi yakomeje kwishima cyane, akomeza kwishimira akana, arangije akomeza guhamagara ati Mariya Mariya, bimeze bite, turi hehe? Ati ngwino nkwereke ubufasha. Yahise aza disi amwereka akana, amubwira ati ngwino nkwereke akana keza cyane. Ati aka kana urabizi neza ko ari akamukuru wanjye, ati ariko urebye ahantu ngakuye byaba ari igitangaza kandi byaba binababaje. Ati nanjye nagiye kumva numva ijwi rimvugiye muri nambwe, ati ngwino utabare kano kana. Nanjye kana niko kugenda nsanga disi kari ku nkombe z'amazi, mpita ngafasha ndagatabara. Ati none nawe wakwakiriye kano kana ukaba gafite byibuze ukabona gahumuri
kumwifuriza byibuza ko byagenda neza. Yo yakomeje kwishima cyane, akomeza kumubwira ati n'ubundi ni byiza ibyo ukoze ni iby'agaciro, ati kandi gutabana ni byiza, ati kandi kano kana kari kakira akaziranenge ntabwo bari kugatererana ngo bibe bigenze neza cyangwa se bigaragare neza. Hanyuma reka mbone no kugushimira we twatangire kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu, nkomeze kubwira ati mwibutse gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzajye ucikwa n'agasobanuye ku butanzajya ngenda bagezaho. Barakwereka disi uwo mudamu yakomeje gukinisha kakana, ako kamwanya umusore nawe akomeza kuguma aho ngaho, ariko tudatinze yakomeje kumubwira ati n'ubundi uko byamera kose urabizi ko uyu mwana umuzi, usanzwe umuzi ko uyu mwana ari uwa mukuru wawe, ariko mu by'ukuri ndagira ngo nca kuntu nasubira. Ako kamwanya wa musore disi mukuru w'uyu musore yahise azayirukanka cyane aravuga ati aha uko byamera kose mwakomeje gucikana umwana wanjye. Umukobwa yahise aramusunika wari uteruye akana ati n'umundi hita usubirayo wegerayo, ati turakuza amahane yawe, ati ubwo turabizi ikikugenza. Umusore yagabo yaraje ashaka umuvuga ati mumereze umwana wanjye, aravuga ati uko byamera kose n'umundi tahubwo ni mutama umwana wanjye muraza kubigenderamo, ati murabizi neza ko aho umudamu namushyize ati namwuza kunyitambika ndaza kuhamushyira. Barakwereka bakomeje gutongana cyane, bakomeza gutongana, bakomeza guserera, bakomeza gupfa ubusa, ariko umusore aravuga ati n'ubundi uko byamera kose ngiye icyo nshaka n'umwana wanjye, ati mumereze umwana wanjye niwe maze iminsi nirukankaho, ati murabizi ibyo mama we namukoreye. Umukobwa yakomeje kuvuga ati rero n'ubundi uko byamera kose ati nushaka kugabanya amagambo, ati kubera ko ibyo urimo nta kintu byaza kukumarira. Umusore yaravuze ati n'ubundi uko mwaburana kose ntago muri buze kunegeka ku mwana wanjye, icyo nshaka n'umwana wanjye ubundi nkamujyana nawe nkamushyira mama we yarari ngaho. Yagiye kwirukanka bahita bamufata muri ako kamanya atarajya kure, wa musore yahise amucakira ahita amukomeza cyane, bakomeza kugundagurana, ariko mu by'ukuri akomeza kumufata avuga ati utagira n'ahantu ujya, ati kubera ko ufite amakosa akomeye cyane. Barakwereka rero umukobwa yakomeje kumubwira ati n'ubundi nushaka ucishe makeya, ati kubera ko nta kintu byakumarira. Yakomeje kwizigiza, akomeza kwikatsa, ariko biranga bibu by'ubusa, umusore akomeza kumukomeza cyane. Barakwereka disi umusore yahise yicara ku ruhande, undi kigaragaje nuko abashinzwe umutekano bari bamaze kumujyana. Yakomeje kwicara, bakomeza kuganira, bakomeza kuvuga ati aka kana uko byamera kose ati tuzakarera kandi bizagenda neza kandi tuzakitaho kazanamera neza. Ako kamanya marayika yaraje disi akomeza kubishimira, akomeza guseka areba uburyo batabaye akana. Hanyuma reka ngushimire disi, byarangiye bagiye kwita kuri kano kana, bakomeza no kugaba hafi kugira ngo kazabashe kuba kakura neza. Disi bari abantu beza cyane, tunaboneraho no kubashimira. Reka mbashimire rero twatangiranye kugera ku munota wa nyuma, gushimira nuko byarangiye bishimye banezerewe.